kwa ni nawe bitubwiye watubwiye nkuru urumva byarangiye rero ashize umucyo abwiye abantu impamvu atabonetse ariko yatangiye avuga yuko ikibazo atari we urumva ikosa we nta kosa afite urumva ahubwo ngo ni amakimbirane ari hagati yawo wakala Olamide Baron urumva ubwo ni umuyobozi w'icyo gitaramo wari wateguye icyo gitaramo hari pari twanavyo tarose ni gute umuhanzi ukomeye nk'ungu ashobora guteguza abantu ko ari buze then from nowhere ntagaragare haba harimo ikibazo urumva we yavuze ati ngiye nta kibazo mfite si kosa ryanjye ahubwo ni amakimbirane ari hagati y'uwateguye n'amakimbirane ari hagati y'uwateguye igitaramo hari pari ati yakomeje avuga ati ubwo yabyanditse ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram avuga ati nari yaramaze kwishyurwa neza kugira ngo azaririmbire he ipari nkuko twabivuze binyuze kuri uwo Olamide Baron ariko we ngo yaje kugurisha igitaramo kundi muntu you get yarakigurishije kundi muntu ngo umugabo nawe avuga ko kuba yararenze ku masezerano yo kudatanga amafaranga yasabwaga yongeye ko yatangiye kwitegura iki gitaramo kuva 12:00 za mu gitondo ategereje indege urumva ngo yagombaga guhaguruka 6:30 z'amanywa ariko ibyo byose bikaza gusubikwa kubera nyine ngo amakimbirane hagati y'abateguye kiriya gitaramo ati nari ndi kumwe na mukuru wanjye witwa Adesope muri hotel hari then uwo Olamide Baron yadusubijeho indege kugira ngo abanze abone amafaranga ye ibintu ntari nziho nta makuru afiteho na gato uko bimeze byaje kurangira ikibazo gikemutse ariko twe twamaze gutakaza umwanya w'indege urumva indi ndege yakurikiyeho nawe yaje guhaguruka nka 11:30 z'umugoroba bityo rero ngo tugeraho dutenze Nyatari kandi umva igitaramo cyagomba gutangira 12:00 ngira ngo narabikubwira ngo amasaha bari bashyizeho amasaha navuga ko asa nka ari amasaha limite cyagomba gutangira 12:00 kirarangira ku isaha y'5 sindenda n'ubwo ko yakigurishije cyangwa niki ariko urumva we n'indege kuba yarakereweho kuko yahageze habura iminota nka 12 kugira ngo amasaha bagenye igitaramo kurangira arangira urumva ntago 12 ariko nanone ngewe uyu muhanzi nanone nge ndamucisha ni gute buretse gato niba koko uri kuvuga ngo bacuruje igitaramo amakimbirane n'iki we nk'umuhanzi batumiye nka main face of the concert kuki udakurikira umenya amakuru neza yes numva atarimo akantu ko kushaka kwikuraho ikibazo kikajya ku bandi ni ikibazo gikomeye cyane kuko Kizanyere ntago ari ubwa mbere arezwe ibi bintu kuko yigeze no kubikora muri 2022 binakangahe muri Tanzania naho bamutumiye aza ku rubyiniro habura aririmbira abafana iminota 20 nabwo icyo gihe ntibyagenda neza urumva ko rero guhora agarukaho kuri iyo ngeso mvuko na kantu ke katari keza na kageso katari sawa nanzu kunatangiye avuga ati ngewe Bernambe ikosa si ryanjye ariko ibyo tuvuga ati je m'excuse ku bafana banjye kuba ko ntabonetse kwera impamvu ni gusanga bemera ko vubanga ngo zasubirayo ngo akabataramira ariko kameme twadukunjemo ijisho Kiss Daniel ngayo nguko tuve kuri Kiss Daniel mbere yuko mu kanya gato tuza no guha impano yagezanga kuba nawe yakigaragariza abanyarwanda reka tujye kuri Yampano ngira ngo wenda kumugaruko suko ari ikibazo gikomeye afite ahubwo no kugira ngo dukomeze tunamukomeze tunareba uburyo ki arimo nk'umuhanzi kandi wari ukizamuka neza mu Rwanda rwacu Yampano rero nyuma y'ibintu byavuzwe byinshi ntabona umwanya wo kugira icyo atangaza nabona umwanya wo kugira icyo avuga nubwo mu buryo bw'amajwi we ku giti cye Yampano nta kintu aratangaza ariko nibura yagerageje kubinyuza mu buryo bw'inyandiko yereka abanyarwanda uburyo iki kibazo kimukomereye n'uburyo situation arimo itari nziza kuri we atamerewe neza ariko nanone agaragaza amarangamutima yo gusaba imbabazi abanyarwanda itangazamakuru abakunzi b'umuziki we no gusaba nanone gukomeza kumushyigikira mu bikorwa bye bya buri munsi yaba mu muziki ariko nanone agaragaza ko uwakeka ko yaba
yaramuvuyemo cyangwa se agashyira hanze ariya mashusho nawe ari runaka anagaragaza ko hari inzego zibishinzwe ziri kubikurikirana. Mu itangazo rero yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze, ngira ngo nahaye nawe mu itangazo gatoya yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko ari gusaba abanyarwanda imbabazi muri rusange, anagaragaza ikibazo runaka bishobora kumutera cyangwa se ingaruka bishobora kumugiraho ya mu muziki, ariko nanone asaba abantu kwihangana aho kugira ngo bamutererane, Waboy bagakomeza kumufasha. Ngira ngo n'itangazo yashyize hanze mu ijoro ryakeye, yashize amasaha 20 yarishyize hanze. N'itangazo rero rigira iti Dear beloved fans, media outlet and the entire Rwandan community, ati ku bafana banjye, itangazamakuru n'umuryango w'abanyarwanda wose, nanditse ibi n'umutima wanjye cyangwa se n'umutima ubabaye nka Yampano, umuhanzi mwashyigikiye kandi mwishimira mu rugendo rwanjye mu muziki. Mbere na mbere rero ndashaka gusaba imbabazi bivuye ku mutima kubw'agahinda n'umubabaro byatewe n'ibyabaye vuba aha byo gushyira ahagaragara video yihariye ku buryo budakurikije amategeko. Ati rero ibi byabaye ihohoterwa rikomeye kandi ribabaza cyane, kandi ndicuza nanasaba imbabazi uwo ari we wese iyi video yaba yagezeho, abafana banjye, itangazamakuru ndetse n'umuryango wacu w'abanyarwanda dusangiye ufite indangagaciro zo kwiyubaha. Ati rero ikibazo kirimo aka kanya nababwira ko kiri gukorwaho iperereza n'inzego zibishinzwe na polisi zirimo gukora umwete kugira ngo zimenye ukuri kandi zihane ababigizemo uruhare. Ati rero ndimo ndafatanya nabo byimazeyo kandi nizeye inzira yo gutanga ubutabera. Hagati aho ndasaba buri wese, cyane cyane abashobora kuba bagisangira cyangwa bakwirakwiza video, kubihagarika ku kanya. Ati kuko ibikorwa nk'ibi ntago byemewe, ahubwo nibinyuranyije n'amategeko. Kuko rero nk'abanyarwanda aho duteranira inkunga aho gusenyana, ati ubwo rero aho kuruha cyangwa se gukurura amacakubiri, ndasaba ko twibanda ku gukira no guterana imbere. Ku bafana banjye bo rero, urukundo rwanyu n'inkunga byanyu byambereye inshingiro ry'intsinzi yanjye, kandi niyemeje gukomeza guhanga imiziki no gukora umuziki mwiza uduhuza. Ndasezeranya ko nzabivamo nkomeye cyane, mpanga indirimbo zubaka n'umuryango nyarwanda. Murakoze kwihangana no gukomeza kunshyigikira muri ibi bihe bigoye. Uwo rizabwira Florier aka Yampano niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Abantu benshi muri comment nagiye mbona hari abamubwira ati hangane n'iki nubwo atabura abamubwira ati ntago babura, ariko icyo muramubwira nuko byanze bikunze uburyo azitwara muri situation nkuko nawe yabigaragaje anga muri iyi nyandiko yanditse asaba abafana itangazamakuru n'abanyarwanda muri rusange, abasaba imbabazi anagaragaza ko azabivamo akomeye. Uko kubivamo ukomeye rero nicyo cyambere kibanze, kuko ugomba gukomera ukabivamo neza, ugakomeza ugakora indirimbo. Ufite igitaramo ku itariki 22 muri 5 years experience ya Papa Cyangwe, urumva stage irahari vuba ngaha. So rero icyo gihari nuko Yampano agomba kubivamo akomeye, nimba koko abari kubikurikirana ubutabera buhari nkuko navuga ati ariteguye gutanga ubutabera. Nimba ubutabera buhari buzareba bugome bukora iperereza bugaragaza babikoze hanwe nimba bahari, nkuko nubundi no gufata amashusho nawe wenda bishobora kuzamugiraho ingaruka nubwo tutazi ngo itegeko riteganya iki. Ariko icyambere agomba kumenya nuko agomba kubaho nk'umugabo kandi agakomera nkuko yagiye abyandikira mu itangazo, cyane ko no ku munsi w'ejo twavuye hanga yatangaje ko yamaje no kuba ajyana uwitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Pazman kuri muri uzwi cyane cyane muri sinema, ndetse akaba yari n'umukomediye kera yakoranaga n'uwitwa Mavid. Akavuga ko nawe yabajije kuba muregera urwego rw'ubugenzacyaha RIB, avuga ko ashobora kuba ari we wasakaje amashusho kuko ari we wari ufite access yose ishoboka kuri phone. Akavuga ko Yampano avuga ko uyu musore witwa Pazo ari we wari ufite access ikomeye cyangwa se yose kuri phone, kuko niwe wamwaploadingiraga uduchallenge kuri YouTube ku ma social media, kuko yararamuhaye email nkuko naza ngavuga ati sasha rero phone yanjye mfite nishobora kumfasha video, nishobora gukora challenge, reka nguhe email yanjye
ujye ubyaprodingaho byose. Urumva rero gushyiramo email Yampano akavuga ko kuba email ye yari muri phone ye yaramwizeye, yabonaga nyine ko ari umuntu we ko nta kibazo. urabona photos ino photos tugera muri phone itandukanye, hariyo isaba kuba ifite email kugira ngo ujye usavinga amafoto yawe. Yampano rero akavuga ko ibintu bye yaragabwa zifite koko izo video zihari, ariko yari yarazisibye we mu myaka nk'ingayi yari ishize, ariko akavuga ko wenda uyu puzzle yaba yarazisigaranye kuri telefone, ko yari yarafashe phone ye akora copy y'ibyo Yampano yari afite abishyira muri phone ye. Akaba ari cyo kinashingira avuga ko kuba yari afite email ye byonyine birahagije, yabaga muri phone urumva ibintu byose. Yarambwiye gatete tuducenge twakoze, dushyire YouTube, dushyire TikTok, dushyire Instagram. Akavuga ko wenda ari we ashobora kuba uyu puzzle ari we ushobora kuba wenda warabishyize hanze, ariko uyu puzzle nawe mbere yuko wenda sinzi nimba koko yaritabye yaramaje kuba agera mu maboko atari, kuko we ku giti cye yivugiye ko agiye kwishyikiriza RIB y'Inyamirambo kuko ari hatuye. Yavugaga ko yakoze iriya video kugira ngo abwire ati njyewe kuko numvishe ndi guhigwa cyangwa se ndi gushakishwa, ko bavuga ko ari njye washyize hanze video, ati njyewe nta kibazo mfite na nicyo nishinja ko ari njye nashyize hanze video, kuko nimba hari uwo nazihaye azaza nshinja, atari ko kubera nzi ko ndi gushakishwa nkaba n'uyu Nyamirambo, reka nishyikirize RIB y'Inyamirambo, hanyuma ntegereze icyo amategeko avuga cyangwa se icyo ateganya kuri ibingibi byavuzwe cyangwa se ndi gushinjwa ko naba narakoze. Ngayo nguko rero Yampano kuva icyo kibazo cyamubaho nibwo bwa mbere agize gutya, akanyura mu buryo bw'inyandiko agasaba umuryango nyarwanda imbabazi, abafana be, abakunzi be, itangazamakuru n'abandi muri rusange. Yasabye imbabazi. Uyu yitwa Kazungu Eric ati sinzi impamvu numva ko Yampano azavamo neza kandi akaba umugabo guseba ntawe bitabaho ngo, ariko njye nakunze ko asa n'ukomeye kandi n'ingamba yafashe ni byiza, no gusaba imbabazi Abanyarwanda nabyo ni ubutwari. Uni Kazungu Eric no savale bizagenda ni ibintu bibaho bikarangira, biriya azabicamo. None se wa mugani wa Mr Kagame, icyambere n'umugore we nubwo wenda nabwo bitari byiza ko mwishyira bijya hanze, ikintu uko ariko yabikoze wenda ku muntu utari madame byari kuba wenda ari ikindi kintu gikomeye cyane, ariko n'umuntu w'umugabo azabivamo byoroshye binameze neza cyane. Mbere yuko mu kanya gato tutaranamuvaho n'abantu batwandikira no kuri live batubwire se ni nkihe namushaka kumugira muri ibi harimo. Ntago byoroshye kameme kuba ntago byoroshye se wamubwira iki nk'ire jambo ushaka kumubwira aka kanya akumva ko akomeye, kuko ntago byoroshye kabisa. Mbere yuko tumuvaho rero mu kanya gato, ubwo abantu baze no kwandika turebe kugira ngo buri wese nawe tubwire n'icyakorwa tukiranga. By the way batubwire n'icyakorwa kugira ngo izi video turi kubona ziri gusohoka mu buryo butumvikana, urumva zibe nabyita zakumirwa cya byahagarara, abantu wenda bakikubita nk'agashyi bakumva ko ari ibintu bidakwiye gufatwa n'amashusho, kuko byo bimeze nabi hano hanze. Fab umwe arasura n'undi agasura zigasohoka ukabona ni nka competition. Ese ho biragenda gute kugira ngo ibintu turi kubona cyane cyane mu rubyiruko, amashusho y'urukozasoni bifashe bari muri gahunda z'abantu bakuru akatugeraho natwe kandi tutari duhari? Ese ku rubyiruko barunaniwe byagenze gute? Ni ibibazo bafite, biraterwa n'iki kwanza ku buryo umuntu ashobora kujya gutekereza gukora icyo kintu none akabifata ku buryo binagera hanze? Hakorwa iki? Harabura iki? Biraterwa n'iki? ni ikibazo gikomeye cyane kabisa, kuko nabonye abajeni rwose, abajeni bimeze nabi, ibintu bitoroshye kuri bo. Ni umuvuno mushya wo gucuruza, wo gutwika se watwikira ntabwo hari ibintu bidatwika. Ni umuco utari sawa, ni umuco utari sawa kabisa. Ubwo rero ngayo nguko tuve kuri